umunsi wari uyu ibirori byari ibi abageni baraba turishimye turanezerewe. Da, yewe. Imana yacu n'umugenga w'ibihe imenye byose n'ibitarabaho kandi igenera umuntu wese ibimukwiye mu gihe cyabyo kandi igenera umuntu wese ibimukwiye mu gihe cyabyo. Imana yacu n'umugenga w'ibihe imenya byose n'ibitarabaho kandi igenera umuntu wese ibimukwiye 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 ugiye. Imana yacu n'umugenga w'ibihe imenya byose n'ibitarabaho kandi igenera umuntu wese ibimukwiye kandi igenera umuntu wese ibimukwiye Imana yacu n'umugenga w'ibihe imenya byose. Wanditse impeta n'ikimenyetso cy'urukundo nagukunze, nzagukunda, nzagukundira umuryango, Imana izabimfashemo. Imana gusohora isezerano ryayo akurikirana. Reka haleluya dufatira umuhango wo gusenga. Twese turamubihaza. Data turagushimira mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umucunguzi w'abakwizera. Turagushimira ko twaritiwe n'umutoni Vanessa Uwase basezeranye imbere y'Imana n'imbere y'itorero n'imbere y'imiryango. Turagushimira ko yari umugambi wawe witeka ko wabahaye umugisha isi itararemwa kugira ngo muri ibi bihe mwami bazerekanire umugisha muri iyi miryango muri uyu mugoroba.
kuko haye Aburahamu na Isaka na Yakobo umugisha, ari kubaha umugisha wo kuzazara abahungu n'abakobwa, wo bagatunganirwa, wo kuzaba bagufite mu muryango wabo, akari wewe uyobora ubuzima bwabo, ubwenge bwabo, ibitekerezo byabo, ubugingo bwabo, imibiri yabo n'urugo rwabo, muzo bazatunga zose mwami. Ndabizi ko uri umunyembaraga kandi uri umunyebambe ku buzima bwabo. Uyu mugisha mwami ubasendereho, umugisha wo kugira amahoro, umugisha w'urukundo, umugisha w'ubwumvikane, kuko ibyanditswe biratubwira ngo hahirwa Uwiteka wese, ngo bazahirwa, ngo n'abana be bazamera nk'uduti twerayo, ngo bagose imeza yabo. Uko ni umuntu Uwiteka agira, kandi ibyanditswe bikatubwira ngo uwo muryango nzawuha umugisha uri Siyoni. Ukomeze uri umuryango neza, kandi ukomeze uwo umugisha turuka aho uri, tubisenze mu izina rya Yesu Kristo umwami w'ubucunguzi, amen. Reka ahaguruke, hanyuma abashumba muhagarare ifotozanye gato, nyuma turacyari igihugu imbuto kugezaho azereye n'abari kure baramukunda bagera kuri iyi ntambwe y'umushinga. Rero nk'itorero asengeramo rya Blessing, aba bantu twese turaziranye, ariko dutuye mu mijyi imwe itandukanye. Hari bamwe mu mujyi wa Phoenix, abandi bo muri Tucson, ariko twese n'umwana wacu badukuriye imbere. Rero itorero asengeramo rya Blessing Church rikorera mu mujyi wa Tucson mu ntara ya Arizona ryatubwiye ngo tuze kubahagararira, dushimire uyu mwana byimazeyo ukuntu yeze imbuto mu itorero, yeze imbuto mu mujyi, yeze imbuto muri community, yeze imbuto mu muryango kugeza kuri uyu munsi wa none. Rero mu izina ry'itorero twifurije urugo ruzima, twifurije umugisha w'amajyanamaza, twifurije kuzagira abana abahungu n'abakobwa, tubyifurije kuzabaho uko ubyifuza n'uko ijuru ribyifuza. Baduhaye rero envelope yo kumushyigikira mu gutangira urugo, baratubwira ngo tuhamubere kandi duhe ifuhe ryiza ry'umuryango mu izina ry'iryo torero.
usagira amahirwe yose wifuza.